bujya hakeye ewe kandi mfite urugendo kobwa nshaka kujya gusura mu Kanyarwanda se ubwo se nta mafaranga mfite mu Kanyarwanda igihungu cyanjye nzahava nacyo cyaramutse kigenda capanye baje ko ari amafaranga cyaba gifite se ndagikajyana nta mafaranga mfite dushyimbo twanjye cyaratumaze na bwa burone nasize mu ntuza hamwe ejo bundi ntuzari yangurishije ntabwo buse oya ibintu bishoboka kandi ngomba kujya kureba nde uriya mwana myaka ngo wabyutse ujya gupagasa wari ukiri mu nzu ndimo ndahandi kwitunganya nawe uri hano njya gupagasa asoma ndi papa nzajya mpora njya gupagasa wowe uri hano ibyo ni ibikimuka byarana ndakubyaye ngo uzamara ikisi njyewe wambyaye kugira ngo njye nzajye nikorera nkorere n'inda yawe nagakira ubu bakaba bagiye mu kiraka nk'abandi bakaba bagiye mu kiyede bagiye gupagasa bagiye gushaka amafaranga none urabona bizagenda bite imyaka yarira mu nzu warayimaze uyigira gute uyitwara nk'isiga none ubwo murambwira ngo ushaka gusubira kujya kwiba kari byo mwamenyera ntabwo ari byo bintu ushaka gukora ese papa wagize ngo ase wakintu ibyo ngibyo tubireke hari mushuti wanjye ari ahirya nshaka kujya gusura kandi namwe kari bungurira agacupa gusa shaka nani jana mfite ndagenda gutyo gusa none urajya mukorera iki nteje igihumbi aho ngaho kugira ngo ntaza kugera papa nawe no kunyaka amafaranga makanya gato ngo ndi umujura kandi kanya nguriza amafaranga byo tubyihuje ejo nzari kwishyura ejo papa reka nkubwire rero hari ikintu kimwe ushobora gukinisha njye ku mafaranga gisinjya nyine uramutse ugize gutyo ugashaka kunyambura gahumvisha umushuti wanjye yagura agacupa mpaguruke ngende yasungeza arya nkakanagira inyanya z'abandi sha ubu byagenda aya mafaranga nguhaye sana ibindi by'urute byihoreye buri gihe nyaguhereza ari gutyo mbwira najya kuyakwaka genda mu nzu ushaka cyo gusamura ndasimbutse mu kanya ndaza ndasanga biye ntago ndatinda nta kibazo papa ngo genda uhate byabira ibirarahiye ko papa nawe urungo kandi ufite n'agasosi kenshi yari ndaza ngeze nte mfite kantunga nyine nta kibazo n'agasenda kenshi sawa ndaje ubundi uza kubyara umukobwa kwa Nyirakigwene mwiriwe ni amahoro aho se ko badakoma habaye turakomeye ni amahoro bravo ugera kuki imbuto burimo yitoranya rwose gake ariko nibyo byiza umuhinzi ni uwa mbere ugera kuki ntutoranye hakiri kare yize mutese ni karibu mugera kuki se mugera kuki abahehe si ibintu byanze cyanze bitese kandi nikwe byanze gute kandi kuri iki gihe aribwo ibintu bigenda neza ifura yaraguye ubuse nturora intabire ni intabire uretse wenda nk'abayobozi ko tuba dufite ibibazo bigiye bitandukanye ariko naho mwebwe nta kibazo rwose Imana yabigenje neza ubu ntiwirebera se muri amahoro se turi amahoro mugera kuki se cyahehe se nta kigenda wa muntu harya mukama urazi yego uri umuyobozi w'umudugudu nuko hanyuma rero wenda ngo kuvuga ni ugutaruka yego ibintu biba bingenzi urabona aka gapapuro gatoya akangaka akakureba urakareba akangaka ndimo ndagenda buri rugo abana banze kwiga abana babyariye mu rugo abana bafitanye ubwumvikane buke n'ababyeyi kugira ngo leta ibiteho umunsi ku munsi mu buhe buryo se urabona hari abana bavuye mu ishuri urabona hari abana babyariye iwabo nanone badafite ubushobozi iwabo hari abana bananiye ababyeyi ugasanga umwana ntashobora kuguha amazi ntashobora kugusenyera izo nkwi ntashobora kugira ikintu na kimwe agufasha icyo gihe rero leta twebwe turamanuka tukaza inzu ku nzu ibyo byose tukabireba ikintu ku kindi tukabireba kandi tukabisuzuma kandi tukabigira none hanga wanyumvishije none se abana b'iki gihe ko batumva wa mubyeyi we dufatanyije nge nawe tugafatanya umwana turamwegera tukamuganiriza wa mwana tukamusigarana niba ufite ubushobozi buke bw'igikoma niba ufite ubushobozi buke bw'imirire ubwo tukagufasha ariko nyina agasubira ku ishuri niyo mpamvu mba ngomba kugenda buri nzu
kandi bambwiye ko ahangaha hari uyu mwana ndavuga uyu mumama ko twayaga duhura buri munsi ajya mu isoko agira gute ese koko ibintu nibyo ndavuga reka nze nkwibarize turebe ayo makuru niyo koko yewe niyo umukobwa ndamufite wabyaye yego ariko umva yarananiye wa muntu we nk'ubu ngubu sinzi iyo yagiye niba arara mu muhanda niba arara iyo mu binani niba yaragiye kongera kwitambikisha iyo yakuye uwa mbere niba yagiye kunzanira wa kabiri ubu nanjye sinzi iyo ari. ubwo rero nta kibazo turakomeza tugerageze nawe nitumubona tuzamuganirize ucira amarengo umunsi azaba yaje tumuganirize tumucacure turebe ikibazo gihari tugikemure kandi ifatanyije nawe n'ubundi buyobozi utagira ngo nigiye waje hanjye nyine n'ubundi buyobozi bundi hejuru rwose turi kumwe niyo mpamvu baba baduhaye urebe iyi liste ndayirora ntureba niyo ngiye ko yuzuye nuko nguko tugenda buhoro tureba abana bari mu muhanda bari muri borodire banze kujya kwiga tukabacacu tukabikurikirana byose kandi tukabikurikirana neza kandi namwe ababyeyi mubigizemo uruhare mukadufasha ibi byose twabihereza umurongo ngenderwaho kugira ngo wa mwana muto agire uburere na wa wundi mukuru wawe nawe agire uburere kandi gahunda zose zigende neza. yewe mwamfasha mwarorera mwagira ubuhe sinzi rwose niba iwanjye we bizashoboka yarananiye. ese ibyo papa yabwiye guteka byari byose ariko ubu ngubu ntaza byahiye. asha byahiye wowe nzengire vuba njye kureba wa mukobwa ese muri ko yari yambwiye saa 8 abandi amasaha agiye kugera rero ukuntu Ntagerwa so papa ngiye kumukingirana n'urufunguzo ndutware n'ubundi sinamubwiye ngo atugende rwose mutesi koko ntabyo asize nta nuyera noneho papa yanyica nubwo amaze gusaza kabisa. Yego ubwo rero urumva ugiye kumbwira izina rye mwandike noneho umpereze umunsi tuzagarukira ahangaha noneho tuzagire gute tuzaze noneho tumwigishe tumuganirize kandi ikindi zazana n'abandi bayobozi bankuriye noneho ubushobozi bwose buzaba bukenewe. Ako umwana watora imbuto nk'iyi ntagufashe kujya mu murima umwana watora ibishyimbo nk'ibi babitereka watora ibishyimbo nk'ibi ntagire urumva ibyo ari byo koko rero kugira ngo u Rwanda tuzabone u Rwanda rw'ejo hazaza kandi rumeze neza niyo mpamvu dushaka kugira ngo wowe nanjye nuriya nundi dufate iya mbere noneho abana tugende tubahugura gahoro gahoro kugira ngo ejo hazaza u Rwanda ruzabe rumeze neza. Yego ubwo harya yitwa nde wa mwana? Yitwa Izabayo. Yego Kaduduri. Zabayo yunguyu abana b'iki gihe se Kaduduri abana b'iki gihe rwose barananiranye nta kundi. hanyuma rero nk'umubyeyi nasanze mu rugo isinyira ahangaha rwose hanyuma ubundi wowe uzagire gute ndarora se wa muntu we ntago ndora gerageza ndabiza abakecuru b'iki gihe mujye murya dodo ariko mujye murya dodo tuzagerageza tubahugura cyane mujye murya dodo kandi muzirye neza wakoze rero Imana iguhe umugisha wakoze nuko nguko abayobozi niko tuba dushaka ni nako tuba twifuza ariko dore bira bitoye bishitoki uba wahase ujye ubyigiza hirya na biriya bindi byose byigize hirya kuko buri haki kuko ndenda kuza n'abandi bayobozi bakomeye tugira ngo tumucacwe tumusubize ku ishuri. Akose muyibona ari kuri gukabya rwose uba ahantu koko harasa nabi ngerageza bwa ntabwo ubizi ko nyakubahwa tubwira ngo tujye twambara neza dukarabe neza duse neza duseruke neza twicare heza dukorere heza tugende heza ntujye ubona no ku mihanda ko ibintu biba bimeze neza. Yego njya mbyumva nose urumva we ndareka ako kantu kugasiga iwawe nakubwiye umva ndaza kubikurikirana rwose utahuzagaruka ibintu bimeze neza. Umva nkubwira Nyirakigwe ni ukuri uri umubyeyi mwiza ahantu hose nazengurutse uri umubyeyi w'igitangaza. Umva ni ukuri rwose. Ubwo rero reka nkomereze mu zindi ngo noneho
umbwiye kwa gatandatu kuzambwira yego Mwahazindukira nzakubwira yaje. nzakubwira ukuntu bimeze uko gahunda zifashe yego ndagerageza mushakisha uko bimeze ko ukora ibishoboka byose wakoze Yego. wakoze Namwe mwakoze cyane. mubyeyi mwiza Yego, yego. reka ngende Yego. reka ngende ubwo kwa gatandatu gahunda ni ntugasaze Yego, yego, murakoze. ntituzayice oya kandi tuzayubahiriza ngaho rero wirirwe neza yego murakoze yego ma yego ngaho wirirwe yego yego ko nari mukumbuye se gusha shaka igikobwa cyiza gusha ariko ufite nk'imyaka ingahe imyaka se eh 10 gusha kabisa ahubwo inyota yari inyishe mwakira agasuru hano urusengero nyasuru hano mugira agashara tuzanira kandi kanoresi aho ngaho none umuki cyari wabaha agashyushye ni kamwe gakonje mfite agashyushye reka ariko mba urabona nakonje shyira ukunda gasoma fundura kigage kina kirasuma muzanira ko kantuza numvisha avuga ku kazi maze mituki maramo kare nawe kusha kanguko sha ejo bundi badukubitana mu misa wakiro ko bari bangongera ejo muri gare ndimo ndi kugutekereza nawe ntugakaze mani kure majyango yashyizeho ni kabisa ewe chandakasha Masha nuko kugajya ajya n'ikindi fanta kusha ahubwo kucyuriya baruma natamfumbiriye inde baruma Diamond tabaruma ibyo tubyuri rero nanjye ncitse umukozi wanjye mubwira ngo nagire ndaje araho nyarukiye ntabwo arazi ko ngiye guhura ni baby umukozi se none uri umukire umukozi mu rugo ariko ubwo namubwiye ngo hari ahantu nyarukiye ngiye gusoma kamwe ntabwo arazi ko ngiye guhura ni baby ko rero ngombwa ko ngomba kugira ngasanga kuko nawe hari ahantu araza kujya mu kanya ariko sha nakwishimiye nanjye ndashyira imana yamoje nawe pe abajya barajyana kurayi Hote. Ariko noneho akaga karongora idushye. Muti. ugeze utisha Mwebwe none uyu ni papa. Kumwe we. ariko se kandi uyu ni umukozi wanjye Akuno rwiki. kibi nibikira Ariko murandebera ariko baho. sha Murandebera. urayishije Papa. ko nakubwiye ngo uteke urayishije Koko papa. kibi nibikira ntabwo nakubuje kujya uzerera sha Yesu ni papa kibi ni Uyu ni papa. umukozi wanjye uyu mwana namureze kera ni umukozi Papa, uzi ko bura mu gitondo wabyutse atimereza amafaranga. Ko namenya ahantu ugiye. kasi sha ko nakubwiye ngo uteke byahiye bwira Ahubwo se muti. Ujanja Yaruziranye na papa. ndakubaza ugeze aha ngaho Papa yaruziranye na papa ibi bintu je ko arimo kubyumva. ni umwana w'iwanjye ariko ni umukozi Papa, neza sha mbase kandi papa nari nakubwiye. aya nakora n'inzoga yanjye mbase sha Naje nazoga yawe nshaka uyu ni sheri wawe se uyu ni sheri wanjye wo gutwara niganye. muraziranye mbase uyu ni umukozi ahubwo bwose ni gute mwamenye sindamenye Papa wabyaye abakozi. undi ngo ni umukozi ni umukozi wanjye sha ni umukozi wanjye ahubwo ubwo ni kwa kundi narimo arashaka ikivuga mutera Nawe ndeko. ntabwo yese sha kera nuko byaho nabwije cyaga ni cyose ujya kugira ngo cyo kuzana ibintu by'amahanga wandebe makamera konje ko baniriwe nkobora icyaka kiba cyanyishe ndeberamo agakoka ariko si ntabwo ari mutasi wanjye utambwira ko ari mutasi wanjye ndebe n'iki gisaza bari kumwe we asoni ikize kandi
nta soni ku mwana wanjye nta soni ku mwana wanjye ko Gute? garuka hano nawe garuka hano urimo urajya twagize dute umwana wanjye nta n'isoni mu kabari umva ntabwo urancika ntabwo urancika ndimo ndamugurira agafanta tugenda ntabwo urancika ngwino tugende urajyana hejuru tugende ine kunga no guca haguruka nani mwana wanjye reka tujyane imyaka 15 uratujyana he kandi mu munyeshuri yareka yari ku ishuri sanda ndikuma inzoga wenda yanazimwe sinabigwa ni uretse we ujya igeze bashuka tatu kandi isoni ngwino tugende urebe ko kumvikana bikigiye je numvikana nabashuka tatu umwana wanjye kwe nta byo kumvikana ndagutwara uraguka cyangwa uraguka cyangwa kumvikana uraguka cyangwa aguruka ngwino tugende bari kwitwara nta n'isoni wowe ngwino tugende nta n'isoni mwana wanjye ngwino twara mu kabari